twibuke abo turibo. Ndumva ashaka kubaha message y'uyu mwanya mbabwira ngo ni munyemerere twongere twibuke abo turibo. Ashaka kukubera umwishingizi w'ubuzima bwawe. Aho kuba ni njyewe, imodoka yo kugendamo ni njyewe, icyo kurya ni njyewe, icyo kwambara ni njyewe, abana bawe ni njyewe. Uzaze kunsura kubwira amateka ye, kubwira ukuntu ari igihangange, kubwira ukuntu ahindurira umuntu izina, kubwira ukuntu agukesha akagukarabya akakwambika, kubwira ukuntu akwitaho akagutetesha akagutonesha. Kwibagirwa icyuri cyo bishobora kuguha kurya ibyo kurya utari ukwiye kurya. Kwibagirwa uriwe bishobora kukwicaza mu mwanya utagakwiye kwicaramo. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana abane namwe. Imana rero nibaho umugisha kuko mwongeye kugaruka kuri Mama Charlene official, aho twumva ijambo ry'Imana, impuguro n'ibindi bintu bitandukanye n'ubutumwa. Uyu mwanya ndashaka rero twongere tuganire, numva ashaka ko twibuke abo turibo. Ndumva ashaka kubaha message y'uyu mwanya mbabwira ngo ni munyemerere twongere twibuke abo turibo. Twibuke abo turibo, nanjye ubwanjye nibuke uwo ndiwe. Kwibuka abo turibo. Muri iyi minsi kwibagiwe abo turibo, kandi kwibagirwa icyuri cyo bigutesha agaciro. Kwibagirwa icyuri cyo bishobora kuguha kurya ibyo kurya utari ukwiye kurya. Kwibagirwa uriwe bishobora kukwicaza mu mwanya utagakwiye kwicaramo. Ibikorwa byawe, imirimo yawe, imyitwarire yawe, uko ubigenza, uko usigaye ubikemura, uko usigaye wanga mu rusengero, uko utagitanga amaturo, uko utagitanga icyacumi. Kwibagirwa uriwe bishobora kugushyira mu bantu utagakwiye kubana nabo. Hanyuma nagira ngo nkubwire, nimuze twibuka abo turibagiwe. Niyo mpamvu kwicarana n'abasinzi inzoga zitakitunukira. Abantu bibagiwe abo ari bo. Niyo mpamvu kujya kugura indaya bisigaye bimeze nko kujya kwigurira agasambusa ku isoko. Abantu bamaze kwibagirwa abo ari bo. Niyo mpamvu umuntu rwose asigaye agura mitsingi hakayinywa kandi neje akajya kudiyakona kumva nta kibazo. Abantu bibagiwe abo ari bo, twibagiwe abo turibo. Niyo mpamvu umugore rwose akunanira, umva mu minsi mike ugahita ubona uwo mu byumba kimwe, ugahita usezerana n'undi. Turi kwibagirwa abo turibo. Turi kwibagirwa abo turibo. Niyo mpamvu turi kujya mu bitubereye n'ibitatubereye. Turi kwibagirwa abo turibo. Niyo mpamvu turi gusa n'andi mahanga. Twibagiwe abo turibo. Niyo mpamvu turi gukora ibintu byose tutarobanuye. Abantu bari kwibagirwa abo aribo. Niyo mpamvu abantu bari kuvuga ibyo bishakiye. Turi kwibagirwa abo turibo. Niyo mpamvu abantu batagisenga. Abantu bari kwibagirwa abo aribo. Niyo mpamvu ikibazo cyiza buri wese akagikemura uko abyumva. Ariko nitwongera kwibuka abo turibo, hari ibintu turi butandukane nabyo. Hanyuma ibi bintu ninjye wa mbere wabanje kubyibwira, hanyuma nawe ndabikubwiye. Ukimara kumva iki kiganiro ngo twicare dutekereze twibuka abo turibo, uze kuganira n'umutima wawe uvuga ngo harya warinde ubu ngubu urinde. Warinde. Imana yaguhamagaye urinde. Ukiri umuririmbyi warinde. Ugikunda gusenga warinde. Ukiyoboza Imana inzira warinde. Ukigisha inama Imana warinde. Ukigisenga wiyirije ubusa warinde. Ukirinda amajipo warinde. Ukigendera kuri amapantaro warinde. Ukigendera kuri inkumi warinde. Ugitinya tasikiri bando ezobrere. Ugitinya kwinjiza inkumi muri ghetto warinde. Hezedraisire. Ukirinda ibyaha warinde. Hanyuma uburinde. Ucyumvira umwuka warinde.
ugikunda umuhamagaro warinde, ukigira ishyaka mu murimo warinde, ugikunda itorero utararyanga warinde, ukibana n'abana b'Imana warinde, mbere ugihamagarwa wumva ijwi ry'Imana warinde. Hanyuma nashakaga kukubaza ngo tuvugishije ukuri, uburinde warinde, uburinde uri igiki? Ibikorwa byawe, imirimo yawe, imyitwarire yawe, uko ubigenza, uko usigaye ubikemura, uko usigaye wanga mu rusengero, uko utagitanga amaturo, uko utagitanga icya cumi, uko usigaye wanga abasenga, uko usigaye utinya inzu y'Imana, uko usigaye umiragura ibiyoga, uko usigaye umiragura inkumi, uko usigaye witwara imbere y'abagabo, uko usigaye ubayeho, urinde. Ibuka uwuriwe. Numara kwibuka uwuriwe, hari ibikorwa utongera kubarizwamo. Numara kwibuka uwuriwe, hari imyitwarire uri buhindure. Numara kwibuka uwuriwe, hari imyanzuro uri buhindure, uri bwisubireho, uri busubire ku mugore wawe, uri busubire ku isoko, urasubire mu masengesho, urongera ukunde guterana kwera, uri bukunde inzu y'Imana, uri bwongera ukunde itorero, uri bwongera uryame usinzire, uri bugire amahoro, uragira ituze n'umutekano. Warinde ubu ngubu, urinde, warinde uburinde. Uwo wari uriwe uracyariwe, ibyo wakoraga uracyabikora. Ese niho ufite amahoro, niho ufite amakuru? Nibyo nashakaga kubabwira. Nimuze tumenye abo turi. Dawidi yigeze yimenya. Dawidi yarimenye, arimenya, ahagarara imbere y'Imana, hayibwira ijambo rikomeye. Dawidi yarimenye. Yarebye ukuntu yabonye amatako ya muka Uriya, areba ukuntu yamutumyeho ngo naze barasambana. Arimenya Dawidi. Arangije arongera amenya ukuntu yashyize Uriya ku rugamba hari intambara kugira ngo yicwe, asibanganye ibimenyetso. Arimenya. Amaze kwimenya ngo abwira Uwiteka ati, Uwiteka we, Uwiteka, ujye uhora unzigamira imbabazi. Ndashaka kubabwira ikintu bita kwimenya. Tumenya abo turibo. Tumenye ko twavuye mu kabari. Niwicara mu kabari ujye umenya ko wavuyeyo. Nubona hari umukobwa utangiye kuguterekera amaso, barahari sha. Hari abakobwa barya ari uko bayateretse. Kandi iyo bayateretse mubakangisha kuri pasiteri, mubakangisha kuvuga mu ndimi, arabizi. Hari ukuntu yabirindura ndabigutuye, kuko kuyatereka ari byo ujye utinya umukobwa uyatereka ufite amadolari ugahita uyamuha utagiye no kuvunjisha, kuko batunzwe no kuyaterekera abagabo. Ariko ntari birindura wo kabyara wa mugabo, ukabona ijisho ari birinduye, ntabwo uzabimubuza kuri birindura. Ukabona yari birinduye, ujye umbabarira wibuke uwuriwe, hanyuma ukuremo akawe karenge wiruke. Hari abakobwa batunzwe no gukubita ibuno, kandi Imana yararibahaye, ariko ntabwo yayabahaye ngo amabuno yabagusha abagabo. Akubita ibuno Mombasa, Nairobi, nari kubita imbere yawe. Ntukamanure ikirahure sha uri mu modoka, ahubwo ujye ukizamura, usenga Imana mu mutima. Nibitaba ibyo ngibyo uzamurembuza, haguhe nimero na polisi sigikwandikiye uhagaze ahatemewe. Nakubita ibuno Mombasa na Nairobi, ujye wibuka uriwe sha. Ibuno ntirikagukurure uhite wiruka nkuceho. Nimuze twibuka abo turibo. Hari ibintu byiza bidukurura, hari ibintu byiza bidushaka, hari ibintu byiza shitani yaduteguriye. Shitani yateguye ikintu bita abagabo bafite umufungo. Ubwo mubona abagabo banyu bari kurira ngo babuza y'ibirayi, hari abagabo bajyana amafaranga muri banke bateruye amagunira, ndakurahiye. Ariko burya sha batatunzwe n'inguzanyo ya banke, ndakurahiye. Hari abantu Imana yahaye amafaranga, ariko hari n'abo shitani yayahaye burya.
ujye ureba iryo pinda hanyuma wiruke. Ubona umugabo wawe yirirwa yayura akayaya muri salo yabuze n'igihumbi cy'igikoma. Hari abandi bagabo bafite imifungo. Nyamuneka niba kwereka imifungo yabo ujye unyaruka wiruka. Ujye wiruka wibuka uriwe sha, ntuzagushwe n'amakofi yawe. Hanze aha hari abasore bazi gutanga ubuzima ku bakobwa bazahaye, akaguha ikintu bita ubuzima. Ni ubuzima ariko si ubugingo. Kandi ngo ubuzima bwacu ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugereranya n'amazi mu nyanja. Ubuzima ni bugufi bumeze nk'uburabyo bwuma bugahunguka. Niko ubuzima bumeze. Hari abasore bazi gutanga ubuzima, hari n'abagabo bazi gutanga ikintu bita ubuzima, ariko ubuzima n'ubugingo bwacu ni bugufi cyane. Bumeze nk'ubwato buri mu mazi do buteraganwa. Ujye uhita wiruka. Aho umuntu aza akakubwira ati ngewe ndashaka kukubera umwishingizi w'ubuzima bwawe, aho kuba ni ngewe imodoka yo kugendamo, ni ngewe icyo kurya, ni ngewe icyo kwambara, ni ngewe abana bawe, ni ngewe. Murumva ukuntu bayafite? Ukarya ubuzima ukarya n'ubugingo. Nabikubwira ujye uhita Imana ishimwe, ujye wibuka uriwe, uhite wiruka. Muze twibuka abo turibo. Nutangira gutwarwa n'irari ry'ibyisi ujye uhita wibuka uriwe, wemere ubijugunye. Nujya gutwarwa na Satani ujye wibuka uriwe. Nuba uri mu matuza y'umugabo ujye wibuka uriwe, ntukamanura ijipo. Initasirivodrere, Imana nitabare. Nuzajya ubona uryamye mu matuza y'abakobwa henedraya bafite utubere duhagaze, utayasirivo ujye wibuka uriwe. Niba ajya kukwaka ruswa y'igitsina kugira ngo ubone akazi sha, ujye wibuka uriwe. Najya kugushuka akakubwira ngo azakwishyurira kaminuza kuko iwanyu bakennye sha, ujye wibuka uriwe. Najya kukubwira ati dore uheze mu gashati n'agakweto kamwe ariko ngewe nagukiza nkakugirira neza, ujye ubikatira sha, ubanze wibuka uriwe we. Ujye wibuka uriwe. Aho wavuye basigaye yo bararira, abanyabyaha babayeho nabi. Muze twibuka abo turi. Ibidukurura ni byinshi, ibidushaka ni byinshi. Isireze sha irahishije hezeredraya. Harimo abagore beza bazi no gutanga keya, harimo abakobwa beza we bafite uburanga bazi no gutanga keya, harimo abagabo beza bazi gutanga ubuzima, harimo abasore beza bazi gutanga ubuzima. Ariko netaya zobrere isi nigukurura ikagukururisha kimwe muri byo, ujye wibuka uriwe. Nubona ugiye gukacira biriya bifaranga ujye uhita wibuka uriwe. Nubona ugiye kugwa ujye wibuka uriwe. Niba gushukisha imifungo ujye wibuka uriwe. Kwibuka abo turibo. Dusenge, ngusabye kwibuka uriwe. Ariko mureke mbabwire uriwe icyo uri cyo, icyo ndicyo. Kubaha Imana dufite nta kindi cyabigura. Nta modoka nziza yaruta ubugingo n'agakiza twahawe. Haleluya. Nta mugabo mwiza heresire doprere waza mu buzima bwacu waturetira umugabo witwa Yesu. Haleluya. Demenesando hedrere otaya zemando enekuwa. Uyu mugabo uzamumbaza, initayaze mini fodrayi. Uyu mugabo uzamumbaze, uyu mugabo witwa Yesu uzaze kunsura, kubwira amateka ye, kubwira ukuntu
ukuntu ari igihangange, nkubwira ukuntu ahindurira umuntu izina, nkubwira ukuntu agukesha akagukarabya akakwambika, nkubwira ukuntu akwitaho akagutetesha akagutonesha. Uzaze mukubwire. Nta mugabo waruta Yesu, nta mugore mwiza waruta Yesu, nta modoka nziza yaruta Yesu, nta byo kurya byaruta Yesu, nta cyubahiro cyaruta Yesu, nta mbiyase yaruta Yesu, nta buzima buruta agakiza, nta mafaranga menshi aruta agakiza. Haleluya, haleluya. Ibi bintu twabibayemo neza biduha amahoro. Mana y'imbaraga kandi n'imbabazi. Amina. Wambaye icyubahiro no gukomera, utuye ahirengeho mu ijuru, uri umurengezi w'ubuzima, uri Imana yacu bwite, uri ntihemuka muzima, uri igikundiro n'icyubahiro, uri ubwiza bwacu. Haleluya, ndagushimye. Uwavuga ibyawe bwakira mu bugacya, watubereye amagare n'amafarashi, wahagaze ahirengeye, watugiriye neza, turakubona, natwe turabikubahiye kandi turabigushimiye. Uyu mwanya mwami Yesu, uyu mwanya nyiribihe, uyu mwanya nyiribiremwa, uyu mwanya ntwari yacu, uyu mwanya gishyitsi, intare yo mu muryango wa Yuda, henetando sirevo, ndakubashye kandi ndagukunze. Uyu mwanya Mana, ndasengera abana bawe, ndasengera abahungu n'abakobwa, ndasengera abagore n'abagabo, ndasengera itorero, ndasengera igihugu, ndasengera abantu bawe ngo nibakumenye kandi bakubahe, baguha agaciro, bamenya abo ari bo. Mana, nibamenya abo bari bo, hanyuma muragirana ibihe byiza, urabakuraho imivumo n'imyaku. Ndasengera bakurikiranye ubutumwa kugira ngo bubagirire umumaro. Ndagushimiye kushyigikiye kandi kumbashishije kuvuga kandi kukomeje kubana nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Mana nibaha umugisha, ndabakunda n'Imana irabakunda. Mukore subscribe abatarayikora, mukore share, musangiza abandi ubu butumwa n'izi message ndi gutanga. Abankeneye hari nimero mfite yo kuri WhatsApp no guhamagara bisanzwe. Rwose ndumva Imana yanshoboje. Hari n'abandi mwambuze, burya nimumbura mujye munyihanganira, mba numva nabakirira rimwe, mba numva nabagira inama mwese. Rwose mbonereho n'umwanya wo kubwira abantu bambuze, abanshatse, abanyandikiye message mukambura, none ubu ndahari. Rwose nimumbabare nimukangirira inzika, nanjye mba mbakeneye, mba mbashaka, ariko ndahari kandi nukuri nimunambura nzi ko Imana senga izababa hafi. Hanyuma muze gufata nimero zanjye, rwose nabivumbuye mugaruke, nta mpamvu y'inzika, ntago mbanga. Hari igihe mba ndi mu bibazo, hari igihe mba ndi mu kazi, hari igihe mba ndi kwita ku rugo rwanjye. Mureke mbabwire, nk'ubu hari umuntu uherutse kumbwira nabi kandi nari ndi kwa muganga. Nahise fotora n'akantu banyujijemo umuti hano ku kaboko ndamwereka, ariko ntago ari ngombwa ngo nze kuri kamera ngo nagiye mu bitaro ngo narwaye, ngo narwaje. Wapi, tuba dufite ibintu byinshi by'ibisubizo n'ibibazo bivanze birimo, tuba twabuze. Ariko ndabakunda, ntakagira umuntu ungirira inzika ngo ndagushaka nkakubura. Numbura ujye wongera undebe, kandi humura, nzi ko Imana ihari ku bwawe. Imana nibaha umugisha rero.